Muraho neza bene data, igitondo cyiza kandi turifurije amahoro y'Imana Uwiteka abahire. Tuje mu byigisho byacu nk'ibisanzwe, nitwa Kugize Jean Pierre, ndi kumwe na mwene data, reka nawe abasuhuze kandi abibwire, maze dukomeze ibyigisho byacu. Tugeze ku cyigisho cya gatandatu kitubwira ngo umuhamagaro wa Mose ku kwitegura. Reka rero nakire mwene data abasuhuze kandi abibwire, maze dukomeze n'ibyigisho byacu. Karibu mwene data. Reka nsuhuze abari kutwumva. Nitwa Mugabo Emmanuel, akaba ari njye ugiye gufatanya na mwene data muri iki cyigisho cya gatandatu. Arakoze cyane Mugabo Emmanuel. Namwe bene data tubararikiye kuzaba hafi yacu muri iki cyumweru kugira ngo dusangire iki cyigisho, dusangire ubuhanuzi bwa Mose, dusangire uyu muhamagaro wa Mose. Imana rero ibaho umugisha. Mbere yuko tujya mbere mu cyigisho, reka tubanze dusabe Mugabo Emmanuel asenge maze dukomeze. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu byabanye natwe muri iri joro. None bukeye turi bazima, tugushimiye yuko wemeye yuko tuza kuvuga ijambo ryawe ahangaha muri studio. Ubane natwe kandi tugire neza, kuruta byose ufashe abari bwumve kugira ngo imitima yabo ibashe kwakira ijambo ryawe, maze twese hamwe tuyishimira kugusanganira ubuzaba bugarutse. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane Mugabo Emmanuel. Reka twimbike mu cyigisho cyacu. Mugabo nawe waramutse amahoro? Ariko komera. Reka twimbike mu cyigisho cyacu kugira ngo dusangirire hamwe iki cyigisho kitubwira ngo umuhamagaro wa Mose ku kwitegura. Umuhamagaro wa Mose ku kwitegura rero, iki cyigisho gifite isomo ritubwira ngo itegure gusanganira Imana yawe Isiraheli we. Ni isomo dusoma muri wa Mose ibice 4 umurongo wa 12, ariko ahaheruka Mose yahamagariraga ubwoko bwa Isiraheli kwitegura gusanganira Imana. Ariko nuwuhe mwiteguro bagombaga kugira ngo basanganire Imana? Turaza kubibona hepfo mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe ku bantu bakunda gusoma ibitabo bya n'abayita iby'umwuka w'ubuhanuzi. Muri muzingo wa 2 ku ipaje 116 hari amagambo atubwira ngo umurimo wacu ni ukwamamaza amategeko y'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Itegure gusanganira Imana yawe nk'uko tubisoma muri Mose 4:12. Niwo muburo ugomba kubwirwa abatuye isi, ni n'umuburo kuri twe by'umwihariko. Kwamamaza amategeko y'Imana nibyo bikubiye mu kwitegura gusanganira Imana yacu. Ubwo niko Abisirayeli babwirwaga, ariko natwe niko turi kubwirwa. Kandi uyu kubyamamaza bivuze ko ntabwo wajya kubwiriza amategeko y'Imana we ntacyo yakumariye wowe utayazi. Kuyiga kwacu no kuyimenyereza kwacu nibyo bikubiyemo kujya kubwira abandi ko nabo bakwiriye kwitegura gusanganira Imana, ariko binyuze mu kumvira amategeko. Mugabo hari icyo bivugaho? Urakoze cyane. Umuhamagaro wacu, umuhamagaro wa Mose wo kwitegura, biragaragara neza yuko nyine amategeko y'Imana agomba kuba nyambere, haba ari mu mitima yacu, haba ari no kuyabwiriza ku batuye isi, kugira ngo tubashe kwitegura ugiye kuzaza. Ko Kristo yaraje bwa mbere, azagaruka n'ubwa kabiri. Tugomba kubibwira abantu rero, ariko icyambere nuko amategeko y'Imana agomba kugira ishingiro mu mitima yacu, kugira ngo ibyo bidutere kubwira abantu ko Kristo yenda kugaruka. Yego. Hepfo tuzagenda twumva icyo amategeko y'Imana tumanira. Nubwo abasomyi ba Bibiliya iyo byize neza usanga burya ntabwo wakwitegura, ntabwo wakurikiza amategeko udafite Kristo mu bugingo bwawe. Abisirayeli byarabananiye, ni nacyo Yesu yaziye kugira ngo ashoboze abantu kuyumvira. Rero mukuri, reka namwe abo tubana umunsi ku wundi tubararikire kwitegura gusanganira Imana yacu binyuze mu kumvira amategeko mu izina rya Yesu. Reka tujye mbere mu ngingo yo kuwa mbere tubwira ngo gukorera Imana cyangwa kutayikorera. Gukorera Imana cyangwa kutayikorera, ubwo harimo ibintu bibiri: gukorera Imana cyangwa se kutayikorera. Ibyo bishatse kuvuga iki? Reka dusabe mwene data Mugabo Emmanuel aturebera isomo riri muri Mose ibice 4 umurongo wa 4 kugeza 8. Mu kibazo tubazwa ngo nyuma yo kuvuga ibicumuro by'i Damasiko, Gaza, Tiro, Edomu, Amoni, Laba na Moabu
ni ikihe kirego Imana yavuze ku byerekeranye n'Ubuyuda n'Isiraheli bavugaga ko bayikorera hari ikirego Imana yareze Abisiraheli, ariko mbere yo kujya nyuma yo kuvuga biriya byaha bya biriya bihugu bivuzweho, biriya ni ibihugu bitandukanye kuko n'amoko atandukanye. Noneho rero ni ikihe kirego? Dusomere muri Amosi ibice 4 kugeza 8. Muri Amose 2:4 kugeza ku 8 hari amagambo avuga ngo Uwiteka aravuga ati ibicumuro 3 bya Yuda ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko banze amategeko y'Uwiteka ntibakomeze amateka ye, kandi ibinyoma basekuruza bakurikizaga. Ariko nzohereza inkongi i Buyuda zitwike amanyumba y'i Yerusalemu. Uwiteka aravuga ati ibicumuro 3 by'Isiraheli ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko baguze umukiranutsi ifeza n'umutindi bakamugura inkweto, bifuza kureba abakene birenze umukungugu ku mutwe, bakagoreka n'inzira y'umugwaneza. Umwana na se baryamana n'umukobwa umwe, bakagayisha izina ryanjye ryera. Ku murongo wa 8 haravuga ngo biryamira iruhande rw'igicaniro cyose ku myambaro bendeye ubwato, biryamira iruhande rw'igicaniro cyose ku myambaro bendeye ubugwate, kandi banywera mu nzu y'Imana yabo vino y'abaciwe ibyiru. Yego, rakoze cyane. Ubwo hano wavuze ibicumuro 3 cyangwa 4 muri iri somo, niba mutubyumvise neza twumvemo ko harimo kugura umukene, ngo harimo kugura umukiranutsi, harimo kugura umukene ngo bakamugura inkweto, noneho harimo icyaha gikomeye ngo umwana na se baryamana n'umukobwa umwe. Ubwo urumva umwana na se bahuza, bafataga umugore umwe bakamugira umugore, kandi rwose byari ikizira mu Isiraheli. Ikindi ngo bakaramya ibigirwamana, barangiza bakanywera vino z'ibihano baciye abantu bakazinywera mu nzu y'Imana, iby'Imana itabategetse. Ibi rero ngo byatumaga Uwiteka arakarira buriya bwoko, akavuga ngo ntabwo nzabakuraho igihano. Ese twebwe aho turi bimeze bite? Ntabwo twaba dufite ibisa n'ibyo? Reka twongere dusabe Mugabo aturebere muri Amose ibice 3 umurongo wa 1 arageza 3 mu kibazo tubazwa ngo ni ikihe kibazo. Muri Amose ibice 9 ageze 16 tubazwa ngo ni iki Uwiteka ahamya ku byerekeranye n'impuhwe agirira abo bantu n'ingaruka z'uko basuzuguye imbabazi ze. Muri Amose ibice 9 kugeza 16. Simere ngira ngo reka dukomereze n'ubundi twari twisomye tugeze ku 8, reka dukomereze ku 9. Hari amavugo kandi nge warimburiye umwamori imbere yabo, uburebure bwe bwari nk'uburebure bw'imyerezi, kandi yari akomeye nk'imyelayo, ariko ntatsembyeho imbuto ze nturutse hejuru n'imizi ye nturutse hasi. Kandi nabakuye mu gihugu cy'Egiputa mbayobora mu butayu imyaka 40 kugira ngo muhindure igihugu cy'Abamori. Kandi mu bihugu byanyu nahagukurikijeho abahanuzi no mu basore banyu abanaziri. Mbese siko byabaye mwa Bisiraheli mwe? Niko Uwiteka abaza. Ariko mwanywesheje abanaziri vino, mutegeka abahanuzi muti ntimugahanure. Mwategetse abahanuzi muti ntimugahanure. Dore ngiye kubashikamira nk'uko igare ryuzuwemo n'imiba rishikamira hasi, kandi guhunga ntikuzabashobokera. Abanyamahanga n'umunyamaboko ntazabasha kwiyungura intege, n'intwari ntizabasha kwikiza. Yego, urakoze cyane. Hano biragaragara ko hari ibyo Uwiteka yabakoreye, abakiza Abamori, abakiza bari abagabo b'ibihangange,
ariko barangije ntibamwumvira. Aha rero Uwiteka aravuga ati ngiye kubagarukira, ngiye kubashikamira, muri mwe intwari. Hano byerekana neza ko burya ubutwari wagira ariko usuzugura Uwiteka ntacyo byakugezaho. Umuntu ibintu byitwa ubutwari, ibintu byitwa kuba uri igihangange bihinduka ubusa iyo usuzugura Uwiteka. Ariko buryo wubashye Uwiteka, Uwiteka nawe arakubaha akaguha gukomera no gushikama. Hano rero dusomere umurongo umwe wo muri Amose igice cya 3 umurongo wa mbere. Mu kibazo kibazwa ngo ni ikihe kibazo kibazwa iyo hagize umuntu ugambanira icyo Imana yamushinze, kandi se ni gute iryo hame rinareba umushyikirano abantu bagirana? Isomera umurongo umwe cyangwa ibiri. Iri somo riravuga ngo nimwumvire ijambo Uwiteka yabavuzeho mwa Bisiraheli mwe ab'umuryango wose navanye mu gihugu cya Egiputa, nimwe gusa namenye bo mu miryango yose yo mu isi, nicyo gituma nzabahanira ibicumuro byanyu byose. Uwiteka arararikira abantu kumvira ijambo kugira ngo be guhanwa. Ni gute umuntu ufite umutima ushishikarira ibya kamere y'umubiri yahuza n'umuntu ufite umutima wisanisha na Kristo, mu gihe umwe abiba iby'umubiri agatekereza kandi agakora akurikije ibyifuzo by'umutima we, undi aba abiba iby'umwuka ashaka gutsinda inarijye ibyifuzo bibi, akabaho aharanira kumvira shebuja uwo avuga ko abereye umugaragu. Hano Abisirayeli bagiye bakora amakosa mugabo kubera kwifatanya n'abanyamahanga. Burya natwe igihe hano bivuga isezerano ryo gushyingirwa, igihe dushingiwe nabi tugashyingirwa abagore b'abapagani cyangwa tugashyingirwa abagabo b'abapagani kandi turi abakristo, ntidutekereze ko tuzakurikiza ubukristo bwacu nk'uko tubishaka. Niyo mpamvu nubana n'umuntu mubi burya nawe uzaba mubi, nubana n'umuntu mwiza nawe uzaba mwiza. Niyo mpamvu hano dukwiriye kwirinda, niba dushaka gukiranuka dukwiriye gukunda no kubana n'abakiranutsi, nibyo byiza. Hano rero umuhamagaro wa Mose ku kwitegura gukorera Imana cyangwa kutayikorera ngiki cyo tubwira. Mose Emmanuel, sinzi niba hari ikindi wakongeraho gito tugasoza ingingo. Kare urakoze cyane. Ngira ngo iyi ngingo umuhamagaro wa Mose ku kwitegura yahamagarwaga kugira ngo agire imyiteguro yo kubasha kujya abasha guhanura. Hano abasegera ngo Mose yahamagawe yari umuhinzi ajya mu buryo bw'ubuhanuzi, ariko yari yasanzwe yikorera ibintu by'ubuhinzi. Ubwo rero hano barimo baratubwira, hano hari isomo riri muri Zaburi 11 umurongo wa 3 rivuga ngo mbese imfatiro niba zishenywe umukiranutsi yakora iki? Hano batubwiye ngo rero imibereho wawe ufite iyo ari yo yose mu by'umwuka ariko ukabana no mu pagani agutesha Imana uko byagenda kora. Niyo mpamvu rero ugomba kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma imfatiro zawe z'Imana zisema muri wowe. Yego. Nakoze cyane. Reka rero dufataniriza hamwe kwitegura gusanganira Imana yacu binyuze mu gushyira ibintu ku murongo, kandi twahawe uburyo, twahawe n'umurongo. Tubifurije kugubwa neza rero, tubifurije guhibwa, tubifurije gukomeza gusangira ibi byigisho. Uwiteka abahire namwe kandi mujye mukomeza kuba hafi kugira ngo dusangire mu izina rya Yesu. Amen. Amen.